Okay, reka tubanze twesitare XAMPP kugira ngo tuze kubasha kubaka website yacu iri kuri local server ariyo mashini inyuma, nibwo tuzafata umwanya tuyishyira online tuyihosting, ibyo bita hosting. Reka tubanze twesitare iyi XAMPP yacu. Ushobora gukoresha WAMP, ushobora gukoresha iyo bita Laragon, ariko twebwe kuri uyu mwanya reka dukoresha iyi XAMPP. Turayinstara bisanzwe, bakakubaza tuvuga yes, gategereza gato. Ni igihe gito cyane gishoboka, ntabwo biragombera iminota myinshi. Bakaguha iyi warning ya nagitwaye yera okay, ukagira next. Ubundi tukarindira XAMPP yacu ikaza. Reload. Nabyanze. Is now being able to install. Is now ready. Okay, tugira next. Ukarindira gikora icyo bita extraction. Abana ya WordPress yacu hariya irahari. Ushobora gukoresha kuri aya andi ma platform. XAMPP is an instance Apache distribution containing tuntu bari kukwereka za Moodle, niza Typo 3, n'andi ma platform ushobora kwifashisha ushaka gukora imashini yawe ikaba local server, aho tuzajya turanigera website yacu mu gihe turi kwikora. Nibyo byiza kandi ntabwo biba bihenze, kuko iyo warangije kwikora uhita wishyira online, urahostinga ku buryo uyikeneye ku accessinga yayibonaho access byoroshye cyane. Nyine ubwo washyize kuri network hosting, washyize no kuvuga uba washyize kuri rezo, tuvuge gutyo, ku buryo hariho hose umuntu yayijyaho aciye ku izina uzaba wayise. Ariko muri aka kanya kubera ko tugiye kwiga WordPress, turakorera kuri local server. Hari n'ubundi buryo ukorera kuri internet nyine iri connect, ariko byo birahenda, bisaba ube masteringa neza cyane ku buryo bitazagutwara igihe, kuko network uzayigura. Ariko twebwe icyo tugiye gukora, reka ibanze yinstare, niturangiza turahita nkwereka uburyo wayifungura, ku buryo bizajya bihita bikorohera gukora izo gahunda zawe. Reka turindire gato. Igiye kurangira. Biba byiza iyo urebye setup ihuje n'imashini yawe. Urabona ni Windows 64, ari ziba ari 32, nabyo bigenda biterwa n'imashini. No kuvuga ngo hari ushobora gushyiramo ntibihuze neza, ariko iyacu urabona biri guhuza, yahujije. Ariko n'ubundi iyo winstaye bahita bakubwira icyo ugomba gukora, niba ari ukuyihindura, niba ari ukuyishaka, nabyo biba bishoboka cyane. Kandi ugatangira twubaka website yacu. ugahita walowinga hano
kugira ngo ijye ibona urabona hano yabaye finished. Then warangiza tugira finish, gafunguka gahitamo katwitiremo icyongereza, nicyo cyoroshye. N'ama setup yayo yarabona yafungutse. Noneho iyo ugiye gutangira tugira start, tugafungura Apache kugira ngo tuze ku accessinga website yacu, na hano MySQL tukaccessinga tukayigira start kugira ngo tuze kubona uko dukurura kuri database. Then urabona bahise bakubaza ni access, nawe urallowinga allow access, biba byarangiye. Okay, murakoze, tuzakomeza ubutaha.